Ubushize twaganiriye mu ncamake kuri bimwe mu bibazo abantu bibaza kuri vasectomy, ariko uyu munsi turaza kugaruka ku kibazo kimwe kivuga kiti ese mu by'ukuri umuntu yari yiyemeje gukoresha vasectomy noneho yaba ageze aho ikorerwa kwa muganga, ibikoresho byamaze gutegurwa n'iki byose, ese birashoboka yuko igikorwa cyahagarara aramutse yiyumvishemo ibitekerezo byo kwisubiraho? Iki ngiki nicyo kimwe mu byo turi bwibaza, ariko turibaza n'ikindi kibazo kiti ese umuntu wakorewe vasectomy noneho byararangiye, birashoboka yuko yakongera akabagwa akongera agasubirana ubushobozi bwo gutera inda? Ibi ni bimwe mu bibazo twari twibajije mu kiganiro cy'ubushize, ariko uyu munsi tugiye kuvuga mu minota mike kugira ngo abantu babashe kugira ubusobanuro bw'ibanze bashobora kubona kuri icyo. Ngayo nguko uhaye ikaze kuri Dr. Richard Official, urubuga rwacu kandi rwanyu ruhananira gusangiza amakuru afatika acukumbuye kandi meza ku buzima bw'abagore. Dutanga inyigisho zizewe zigamije gukura mu rujijo kuri byinshi byerekeye ubuzima bw'abagore. Waba ushaka kumenya byinshi ku bijyanye no kwitegura gusama, kuboneza urubyaro cyangwa gusigasira ubuzima bwawe nyuma yo kubyara, tuzahora tuguha amakuru meza kandi afatika. Dufasha buri mugore wese kubona ibisubizo by'ibibazo by'ingenzi bitajenjetse, bityo ubaye ushaka kudutera inkunga mu bikorwa byacu byo gukwirakwiza amakuru n'ubumenyi nk'ubu bushingiye kuri siyanse, ushobora gushyira inkunga yawe kuri kode ya Momo Pay igaragara kuri screen yawe. Inyigisho zacu ziragutegereje. Dushyigikire kugira ngo ubuzima bw'abagore bukomeze kuvugwa kandi buvugwe mu buryo bwa nyabwo bwa siyanse kandi buhamye. Wikihanganira gusigara inyuma, inkunga yawe ni ingenzi. Murakoze cyane. Ubusanzwe iyo umuntu agiye kubagwa, icyo waba ubagwa icyo ari cyo cyose, reka tubivuge dutya kubera yuko vasectomy nayo ubundi nayo ni igikorwa cyo kubaga. Icyo waba ugiye kubaga icyo ari cyo cyose, hari inyandiko usoma, cyangwa se iyo ubasha gusoma, iyo utabasha gusoma urayisomerwa, uganasobanurirwa, ugahabwa umwanya uhagije wo kuba wagira uko ubitekerezaho, bityo ukifatira umwanzuro. Iyo uri umuntu uri ku rwego rwo kwifatira umwanzuro, ubwo ndavuga aba amategeko atita abana, kandi nanone iyo hari ibindi bituma ushobora kuba utafata umwanzuro, wenda nko kuvuga ngo igihe urimo ntabwo ufite ubushobozi bwo gufata umwanzuro. Tuvuge nk'umuntu uri muri koma, ntabwo ashobora kwifatira umwanzuro. Icyo gihe inyandiko nyine ihabwa abaguhagarariye cyangwa se abo nakwita nk'abarwaza, ariko nanone mufitanye isano rya bugufi, bityo bakagufasha kuba bafata umwanzuro. Hanyuma tutatandukiriye cyane, tugarutse kuri vasectomy twahisemo kuganiraho uyu munsi, iyo umaze gusobanurirwa iby'icyo gikorwa ukabitekerezaho, ugafata umwanzuro wo kuvuga uti igikorwa kizakorwe, noneho hagatangira processes yo gutegura ibikoresho. Ntibikuraho ko no ku munota wa nyuma, igihe uri kuri table donc ugiye gukorerwa iyo operation, mu by'ukuri itanagoye cyane, itanafata n'iminota myinshi, ushobora kuba wavuga uti nyuma yo kubitekerezaho igihe kirekire, nubwo nakomeje kubemerera yuko mbyemera bishobora kuba byakorwa, harageze noneho ngo mbabwire ko nisubiyeho. Ibyo biremewe, biri mu burenganzira bwawe k'umurwayi, ndetse no muri ya nyandiko usomerwa akenshi tuzi nka consent form. Ni ukuvuga ngo ibirimo ko igihe cyose ushobora gufata umwanzuro uvuguruza uwo wari wafashe mbere. Ibyo ni uburenganzira bwawe, bityo ugumana uburenganzira bwo kuvuga ko utemera yuko bari bugukorere ya vasectomy, utemera yuko bwa buryo bwo kuboneza urubyaro bwa burundu ku bagabo biri buze kuba byashoboka. Nk'uko twabibabwiye rero, n'ubundi hari ikindi kibazo nanone abantu bibaza, ese noneho tuvuge ya nyandiko warayisomye urayirangije,
ugiye kubagwa barakubaze birarangiye, ariko nyuma y'imyaka 10-15 murabizi ubuzima bugenda bubamo ibintu byinshi, ukiyumvamo igitekerezo cyo kuvuga ati se ko nakoresheje vasectomy ariko noneho hakaba hageze nkumva nifuje yuko nabona umwana, birashoboka yuko nasubira kwa muganga bakambaga bityo nkasubirana ubuzima bwanjye, ubushobozi bwanjye bwo kuba nabasha gutera inda. Ibyo nabyo biri mu bintu abantu benshi bibaza, kubera yuko tuvuge ushobora kuba wari warafashe umwanzuro wo gukoresha vasectomy uvuga uti mfite abana 2 cyangwa se 3 nabo ngabo nifuza, ariko nkuko mubizi ubuzima kuri iyi si bugenda buhindagurika. Ushobora kubyuka mu gitondo ugasanga wenda hari indi mpamvu itumye ushaka kugira abandi bantu byara, hari impamvu zitandukanye wenda tutari bushake kugarukaho muri iki kiganiro. None wasubira kwa muganga bakagufasha kuba wasubirana ubushobozi bwawe bwo gutera inda. Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza, kandi wenda turi bushake n'ukuntu tuba twagitindaho cyane muri iki kiganiro kugira ngo ubashe kugisobanukirwa byimbitse. Tudaciye ku ruhande, muri iki gihe abantu bakura amakuru ahantu henshi hatandukanye, ntago ari ukuvuga yuko amakuru y'aha ngaha ariyo ya nyuma, n'ahandi mushobora kuba mwagana musoma ama journals cyangwa se ibyavuye mu bushakashatsi biba biri hirya no hino kuri internet, mushobora gusoma ibintu bitandukanye. Ariko icyo abashakashatsi bahuriza ku kuba hari ama operation amwe namwe ashobora gukorwa umuntu wari warakorewe vasectomy. Sina vasectomy gusa nuko wenda ariyo turi bwibande uyu munsi, ariko n'umugore wari warakorewe uburyo bwo kuboneza bw'abagore bwa burundu nanone bita tubal ligation, burya ngo bushobora kuba bwavurwa noneho bakakubaga ukongera ugasubirana ubushobozi bwo kuba wakongera ugatwita, niba uri umugore wakongera ugatera inda niba uri umugabo. Ariko ikintu umuntu ashobora kwibaza ni hehe, donc ni uruhe rwego rw'ubuzima cyangwa se rw'imivurire bashobora kuba baguha serivisi imeze ityo? Ese igiciro cyo kuba bayiguha cyo kingana iki? Ibyo nibyo bimwe mu byo tugiye kuba twavuga. Ese amahirwe yo kuba wasubirana ubushobozi bwawe koko na nyuma yo kubagwa, na nyuma y'amafaranga angana uko angana kose waba watanze, amahirwe yo gusubirana ubushobozi bwawe bwo kongera gutwita yo angana iki? Amakuru rero ahari ava mu byasohotse mu bushakashatsi hirya no hino avuga yuko nubwo bishoboka yuko ushobora kubagwa ugasubirana ubushobozi bwawe bwo gutera inda, amahirwe yo kuba wabusubirana burya ngo ntago arenze 50%. Ni hagati ya 50% na 60% ku mugabo wakorewe vasectomy, hanyuma akaba hagati ya 30 na 40% ku mugore wakorewe tubal ligation cyangwa se wakorewe bwa buryo bwo guca imiyoborantanga y'umugore, bityo hakabaho kuboneza urubyaro mu buryo bwa burundu ku mugore. Ayo mahirwe rero nubwo ari 50%, ni kubabashije kubona ubuvuzi bwo ku rwego rw'ikirenga. Ntekereza yuko abantu babizi ko ntago bushobora kuba bwaboneka hano muri Afrika. Hanyuma ikindi kigarukwaho ni igiciro cyabyo. Nubwo operation yo gukora vasectomy ishobora kuba ifata iminota nka 15, hagati y'iminota 15 n'iminota 20 bitewe n'ubuzobere ubikora abifitemo, igikorwa cyo kuba wasubiranya noneho ya miyoborantanga kugira ngo yongere ihuzwe hanyuma wongere ubashe kuba watera inda, iyo bifata iminota, nta nubwo ari iminota, bifata igihe kirekire cyane. Ikindi ahenshi uzasanga igikorwa cya vasectomy ari hafi y'ubuntu. Nko mu Rwanda ushobora gusanga hari nk'amakampanya ari gukorwa, bityo ukaba wabona amahirwe mu gihe ubyifuza ukaba wayikoresha ku buntu. Ariko bibaye na ngombwa yuko uyikoresha atari no ku buntu, ntago gukoresha vasectomy ubundi ubwabyo ntago bihenda. Ariko noneho uramutse ushatse kuvuga uti noneho vasectomy yarakozwe ariko bigerageze yuko nisubiraho, abashakashatsi bavuga ko nubwo ubwo buvuzi ntago buri ahantu hose, ni ubuvuzi bwo bw'ikirenga, ku buvuzi tubashije kugeraho ku rwego donc aho isi igeze. Ni ukuvuga ngo
byanze bikunze bishobora kugufata hagati y'amadolari ibihumbi 25 n'ibihumbi 35. Ayo ni amafaranga ntekereza yuko atakwigonderwa na buri muntu wese, kandi binamusaba no kujya aho ubwo buvuzi bushobora gutangirwa. No kuvuga ngo rero ni ibintu bitoroshye, kandi nanone unatekereza ko amahirwe yo kuba wakongera koko gusubirana bwa bushobozi bwawe bwo gutera inda, kabone nubwo waba watanze ayo mafaranga angana gutyo, ayo mahirwe nayo ntabwo ari 100%. Ngayo nguko ndizera ko rero abari babajije kuri icyo kibazo babashije gusobanukirwa, ariko tubaye hari ingingo tutavuzeho kandi wumvaga wenda twakagombye kuba twayigarukaho, ushobora kutwandikira muri comment kugira ngo ubutaha iki kiganiro nitwongera kugikora tuzabashe kuboneraho kugusubiza. Murakoze cyane. Ariko mbere yuko tugenda munyemerere dushimira abantu batwandikira muri comment, batwandikira kuri nimero ya telefoni ikoreshwa kuri WhatsApp. Wenda ndanayisubiramo ni 0786533463. no kuvuga ngo iyo nimero irakora, ariko ikora kuri WhatsApp gusa. no kuvuga ngo ushobora kuba watwandikira niba ufite ikibazo tukabasha twaboneraho kugusubiza. Murakoze, murakarama.